Mwiriho neza mwe mwese mukomeje gukurikirana Buganza TV F1 Rwa TV. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ni inkuru y'akababaro itugezeho nonaha, ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru y'impanuka ibereye mu mujyi wa Kigali, aho umushoferi agonze umumotari ndetse agahita amwica by'agashinyaguro, agahita ashiramo umwuka. Munyemerero ino nkuru nyibasangize, ni inkuru turi gukesha BTN TV, aho umumotari yaragiye gusatirana n'umushoferi utwaye Coaster, noneho bikaza kugaragara yuko asa nkaho yikanze, hanyuma umugenzi yarahetse agahita asimbuka agasa nkaho amusunikiyemo, bikarangira amutwaye mu ipine. Yamugejeje hirya rero, ubwo abaturage bageragezaga kumuvanamo, niko bavuze ati subira inyuma, aho kugira ngo umushoferi asubire inyuma bamuvane mu ipine, ahubwo we icyo yakoze yasubiye imbere, ahubwo umutwe arawushwanyaguza. Ni inkuru rero y'akababaro, ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru buri wese yatera agahinda, aho umumotari yitabye Imana ariko akoze impanuka itunguranye. Ibi rero bivugwa yuko muri uno mujyi wa Kigali hakomeje kuba impanuka zigiye zitandukanye, aho hari na fuso yagerageje kuba yasubira inyuma igiye kumena amabuye, ahubwo icyo yakoze ni iki, yaje kurenga ibuye irangije isenyura inzu ku kabari kari karaho hafi, aho umukobwa rurimo ucuruje yagerageje kuko yabashije kuba yakomereka biri hejuru. Munyemerero ino nkuru nyibasangize, ingendo ipi wanyu, hari utuntu n'utundi tuba turi hirya no hino tuba twabaye mutaba mwabashije kuba mwabona, ariko ngewe nkaba nahababera. Munyemerero nyibasangize yose nkuko yagenze, tubabwire byose uko byagiye bikurikirana. Wowe utarakora subscribe, turagusaba kuba wakora subscribe. Nimba ari mu mahanga, nimba niko babikora simbizi, nyewe n'undi amukandagira abishaka ndibireba, amukandagira nabishaka arabatereka mwice. Nimba muri Tanzania, nimba ari hanze, nimba ari simbizi, nimba ari kuri abakora, ubwo abanyamakuru mujye mutuvugira. Yesa murangiza yari mikoza nabishaka, yani ko twarebaga twe duhagaze hano, duhagaze muramusabira iki urufu yawe nago urufu, yewe mfite imbonane ko ndanamurasa, nuko ngewe urufu barwanye byabaye tureba ubundi uriya mugenzi wanyu iyo bikoza bishaka, ntago ari impanuka, kwa ko n'ibyintu by'impanuka, ntago ibyene by'impanuka, we nuvuga ngo umuhanda ngo ni impanuka. Iyo bikoze bishaka nasuye inyuma aramukandagira n'umutyonyora, aramuftyonyora byatanye, avuga ati rwose sinka ngurangiza. Nimba ari go rufu rwabo, nimba ari kuri mu mahanga bakora rero, ikifuzo cyanjye nimba abantu bava hanze, nimba abanga yenda bari kurwana kurya leta yenda bavuga ati leta y'u Rwanda irakome iragira iriyaminiya simbizi, kuko yabikoze bishaka nta nubwo ari impanuka. Igihano ni leta igomba kugitanga, igihano cy'urupfu cyavuyeho cyarugoma nawe kamukurikira. umuntu. Ntabwo ibintu bikwiye, ibintu ni ubugome bubi bw'ubwicanyi. Uriya mushoferi bamuha ibihano bimukwiriye, bamufunge bamuhane, ahubwo banamute muri yombi, kuko buriya ni ubugome ndengakamere. Uriya mushoferi uriya mumotari bose bari barimo bamanuka nyine, nubwo ngubwo nyine uriya mumotari yakoze impanuka gisida, no amushyira mu ipine, kugira ngo wenda akomeze byibuze imbere ye, ahubwo ahita guhana gusubira inyuma hahwanye, yamugonze none arongera asubira inyuma ashaka guhwanya nyine ngo birangire, kuko yaba akimugonga ipine rigiye imbere, noneho nawe kugira ngo akomeze agende, ahubwo arakandagira arongera asubira inyuma ari guhwanya, kandi uriya mumotari we bamugonze ipine rya mbere ryamuciyeho, noneho aratabaza n'amaguru ari gutera turimo kuyabona, ariko nyine uriya mushoferi yahise yongera arahwanya nyine ahita. Umumotari yaratwaye umugenzi, noneho umugenzi arasimbuka, asimbutse umumotari abaguye mu mapine, amaze kugwa mu mapine ritari ryamukoraho, umuntu uza umushoferi wari utwaye kiriya gikamyo yasubiye inyuma ahita amugonga, kuko ngo yamanitse amaboko asaba imbabazi ngo namubabarire. Umushoferi ahita abikora abishaka. Imodoka yamanukaga n'umumotari nawe ari kumanuka, noneho hari imodoka yazamukaga ya Coaster, umumotari agiye kudepansa agamuceho,
ahita ahurana n'iyo kwasiteri, amaze guhura n'iyo kwasiteri ahita n'ufunga moto yinjira mu modoka, umugenzi yari ahetse ahita asimbuka, asimbutse asa n'umusunika, amusunitse ahita agwa mu modoka imuvana nko muri metero nk'eshatu imukurura, maze kumukurura urutugu rurakoboka, umutwe hano ku gutwi n'umusaya urakoboka hose, ariko aratabaza amanika amaboko nyine ngo bamukuremo, kubera ko umushoferi ahise ahagarara yamufunganyemo nyine mu ipine, kumukuramo rero ntabwo byari gukunda adasubiye inyuma. Mu gusubira inyuma abaturage bose bari bamaze kuhagera, abantu bahuriye ati subira inyuma turebe ko twamukuramo kuko aracyari muzima. Mu gusubira inyuma rero ahubwo yigira imbere, aramuhata neza, umutwe uraturika, amagufwa araturika, naho ari uhageze inyama wazibona, amagufwa yagaragara nawe uri kubibona ko amaraso yatemye mu muhanda. Yamwisha bishaka kuko twese twatabaje tubwira ngo asubire inyuma, iyo aba yabikoze atabishaka bayasubiye inyuma abantu bakamukuramo, yenda akagira ubumuga bukomeye kubera ko urutugu rwari rwamaze kwangirika, ariko akabaho yenda, ariko akabaho mu buzima bugoranye, agakomeza kuba akaba ikimuga ariko akabaho, ariko amwisha bishaka rwose. Ikintu twifuza mbere na mbere, umuhanda uko bigaragara ni mutoya cyane, bibaye byiza ari ibishoboka badukorera ubuvugizi umuhanda bakawagura ukaba waba munini, cyangwa se byaba ngombwa ko haboneka undi muhanda yenda wanyuzwamo aya makamyo, kuko cyane cyane yateza impanuka amakamyo akava muri uyu muhanda, kuko umuhanda cyane cyane nawe uri kubona ambutiyaje nyinshi cyane n'aya makamyo, kandi abagenzi uyu muhanda urakoreshwa cyane, abamotari, imodoka zisanzwe ntoya, guhuriramo n'ibi bikamyo birabangama cyane. Mu gihe umuhanda utaraguka cyangwa se ngo izi kamyo zibe zavamo, impanuka zo rwose turaziteza umunsi ku munsi. Uno mushoferi yaje gutabara n'indaya, urumva yari ko bakunda yumvishije baje gusamba, inzu yasenye abandi ayitse. Imodoka yari ijyana izanye amatafari, ayo matafari bayapakuruye, bageze igihe bayamazemo, imodoka kubera ko yari itezwe n'ibuye, iryo buye yaje gutirimuka, nibwo imodoka yaje guhirima, umushoferi nta wari urimo, imodoka yaje guhirima, ihirimira mu gipangu cy'umuntu, aribwo yasenyaga igisenge, ikaza kugira nubwo yaje gukomeretsa umwana w'umukobwa wari urimo, ariko ntabwo yakomeretse cyane, ariko nibwo byaje kurangira bamujyanye kwa muganga, ariko iyo mpanuka nyine yabaye bitunguranye. Yewe nicaye hano ruguru ho gatoya, hano ku kabari nyine hano narindi, mbona imodoka bari gupakurura amatafari, ngiye kubona mbona imodoka mbona iramanutse, imanutse nibwo nabonye mbona ihitanye ahangaha nyine, mbona irahasenya ahantu hose, gusa nibwo abantu twaje twirukanka turebye tubona nta muntu wibyiza upfiramo nyine, gusa nyine numva ni Imana yahabaye, nawe urabyumva nyine. Nta muntu ugize icyabuyemo, kereka wenda umukobwa wawe uri urimo ahangaha nyine n'ukomeretseho gatoya cyane, ariko nabwo ntabwo ari cyane, bahise bamujyana kwa muganga. Umushoferi yari ayirimo, bakuyeho ibuye hariya hepfo hariya ku ipine aho yari, noneho tubwira shoferi ni ino modoka yacitse feri, avuga ngo reka rebe uko yari yanze kwaka, noneho shoferi baramubwira ngo yacitse feri, aravuga ati reka ndebe ukuntu ndibuyikate ntabwo iri bugonga abantu. Ubwo rero tugiye kubona tubonera amanutse, ari kurwana no kuyikata nyine kugira ngo itica abantu, nubwo isi igera ahangaha n'Imana ihabaye, uko iyo aza kuba abantu benshi baza kuba bahari bose bari gupfa, usibye umwe wakomeretse nyine niwe bahise bajyana kwa muganga. Nangiye kumuha igitabo cy'indirimbo nacyo ngo akifashishe. Ibi bitabo subikuye nje ndabigira ndabihorana, niborara kibeye umwana w'umuhanda, ariko utandukanye n'abandi bose. Ndasinda nkanasenga. Urasinda? Nkanasenga. Kanye ariko yagucira amarenga kubera Imana yakoze ibitangaza, nta muntu wakomerekeye.